amakuru ya Joel amaze iminsi ari Uganda. Yego. Amaze iminsi ari Uganda. Yego. Bitebye inkuru nabonye ivuga ko Joel Yobakamana yaba yarahunze igihugu. Yarabaye nk'abandi bose byagenze bite? Yankoreye. Uwahaye Joel, uwo Joel yahaye sheke. Hagati we yafashe decision ndayijyana muri RIB. Joel turamuhamagara icyo gihe. Yari akiri mu Rwanda. Yego. Tumwase Joel. Uyu muvandimwe ko numva yasizoye. Undi ati senda bigenzane uri kumva ko mbona n'umundi nta bundi buryo mfite ko amafaranga kumwishyura mfite. Urumva bishobora kuba byarakomeje bikarandaranda akajya kumufungisha sibyo akajya guteza bagita ngo no guteza. Hanyuma ikintu nabwira abantu murumva ko nusohoye inkuru ntagabeshya iyi case yarabaye pe ndetse n'uyu nguyu ari Uganda. Ahubwo ikintu nabwira abantu urabizi ko Joel yambitse abashumba benshi. Abambika iki? Iyo tuvuga no kubatwikira yaba abavuzwe abari mu mabi abari mu mafuti bose akabatwikira. Yewe urabizi ko bakoze n'ikiganiro cyo kumuhiki gutanga indabo ku bashumba we n'umuvandimwe witwa Bikem. Mwabashumba mwe rero Joel yabayeho yandika atwikira adefanda duhereye kuwitwa Apotre Paul Gitwaza. Igihe kirageze za ndabo yabahaye muzimusubize yishyure ideni ry'abandi. Taza kuvuga kandi turi kwitangazamakuru. Ikintu nkwamagariye rero urinde ni Robert. Okay. Prince Robert nkoresheje indi nimero. Bo ikintu nkwamagariye mbonye inkuru Pastor Claude Breakinze w'umuvandimwe Joel. Nifuza kukuganiriza ariko muri angle iri positive kamanze mbikubwira. Bo information mfite nuko Joel ari Uganda kuri case ya sheke. Information Dufite nuko Joel ari Uganda kuri case ya sheke ya donc bari potinze mu butabera. nibyo Claude yatangaje se? Nibyo Claude yatangaje. Ariko ndavuze ni wenda kamvugisha umuvandimwe donc numve version burari babyiza abantu muri media bafite version ebyiri ziri réel. Nubwo atari Joel mamagaye ariko buri umuvandimwe byanze bikunze abaze formation y'umuvandimwe. Ahubwo nibyo naringiye kubaza ati kudahamagaye Joel aho. Donc nimero ye yananiye. Rero urumva urabizi Bikem ndi umunyamakuru uri pro ntago ari byiza gutangaza inkuru idafite both side. Niba byaba ari ukuri cyangwa niba byaba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma ese biba ari ukuri. Donc nta mugabo utagira ideni nicyo ndi no kuvuga mbere yuko muhamagara sibyo? Biba ari ukuri nanjye ndarifite na Bikem ndarifite n'undi arifite dushobora no gukora inkuru umuvandimwe ati ba pasteur twahaye indabyo ba bavandimwe twakoranye ibiganiro donc umusingi wacu wa musingi umuvandimwe yatanze nicyo gitumye nkwamagara oneyo. Ukaba wifuza donc ndagira ngo menye information ziri réel niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. ngewe amakuru nzi nuko Joel kuna badukurikira tubashimireye kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko mumeze neza cyane kandi butameze neza aho uherereye turagusabira gukomera kandi ukizera ko ejo bizagenda neza cyane. Turi kumwe na Prince Robert ni umugabo guhamya ko hari igihe bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikazagenda neza sibyo Roba? Cyane umuntu utameze neza ugiye kwanatwe mu cyo kiganiro nihangane kandi kabisa akomeye. Robert nifuje ko tuganira ahanini bitewe n'inkuru mba mbonye kandi mbizi ko wenda hari amakuru ushobora kuba uyifiteho
kugira ngo nubwo tuba tugana no mu buryo busanzwe ariko no mu byo tuganira turenforoma tukaba twabwira abantu dutanga n'ibitekerezo kugira ngo ahakenewe n'umusada ube watangwa cyangwa se n'ahari izindi mpamvu habe byagenda ukonde. Ni inkuru nabonye ariko ntangira kwibazaho byinshi. Ni inkuru igaruka ku munyamakuru w'iyobokamana cyangwa se ukora mu gisate cy'iyobokamana uwo bita Joel w'iyobokamana TV. Ni umwe mu ba regent, ni umwe mu bantu batangiye no mwuga twe tutaratekereza kuba twawutangira. Ndatangira nkubaza nti ku ruhande rwawe amakuru ye mufite uko n'umuntu wundi wari usanzwe mukorana mu buzima bwa buri munsi, amakuru ye ntago wareka kumbaza wayibonye, ariko mbere yuko urabizi ko ndumuvuga ubutumwa bwiza abantu umunyamakuru. Ibyo bintu rero kubihuza bigora abantu benshi, sibyo? Kuba uri umunyamakuru ukabona umuvuga ubutumwa bwiza ni urugamba. Umuntu nabonye wagerageje kubikora ni umuyobozi wa RBA, Cleophas Barore Pasteur. Kandi nawe ubona ko asa nk'uwagiye agenda nk'ukandagira kuki ku magi cyane, kumenya gufata iyo vora y'ubuvugabutumwa ugafata na vora y'ubunyamakuru. Biravunanya ariko iyo wabyiyemeje urabikora. Kuko ni no mpamvu nafashe decision n'abati kangiye kwiga umunyamakuru uri pro. Yego, kugira ngo menye etike z'itangazamakuru. Ariko wiga itangazamakuru muri kaminuza? Yego. Station kabisa. Menye etike z'itangazamakuru uri kumva, ariko menye na etike z'ikitwa saine doctrine. Kafate nk'urugero rwa hafi, sibyo? Nka saine doctrine hari umurongo uba muri Bibiliya ushobora kuzagera imbere y'Imana ikakubaza. Mu Migani 6:16 hansomere wumve. Imigani 6:16 kamitetu hagera Imigani igice cya 6 umurongo wa 16. Twako turi kuganira n'umunyamakuru kandi akaba n'umuvuga butumwa. Niyo mpamvu haba hajemo tubihuze kugira ngo tugende. Haranditse hati hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi. Cyambere amaso y'ubwibone, gende gakeya. Umuntu wese udukurikiye ugira ubwibone, amenye ko Imana ibyo bintu byanga urunuka ni n'ikizira. Sibyo? Yego. Tugendane ndagusubiza ikibazo cyawe. Naho mereye kugira ngo mpuzizivora. Yego. Kabiri. Yego. Ururimi rubeshya. Buriya kugira ngo ube umunyamakuru mwiza, iyi etike uri kumva yitwa accuracy, kutabeshya. Mwitangazamakuru kirazira kubeshya. Kuko iyo ubeshye uwakwemeraga arakureka. Tugendane gake. Ururimi rubeshya niko twa tumaze kuvuga. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Iyo tuvuze ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, buriya umuntu wese ufite ibiganza biriho amaraso y'undi muntu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Duhereye ku bakobwa bakuramo amadani iki byose, Imana ibyanga urunuka. Tugendane. Umutima ugambirira ibibi, umutima wose ugira umugambi mubi, Imana iwanga urunuka. Dukomeze. Amaguru yihutira kugira urugomo. Donc amaguru yihutira guhita akora iki? Urugomo. Umuntu wumva byacitse agahita yihutira kugira urugomo. Yego. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma unateranya abavandimwe. Naho nahereye. Urumva ibyo ni ibintu byitwa kirazira. Kuko umuntu ubikoze abakoze iki? Ikizira. Mana ntibikunda. Iyi nkuru ya Joel ibrekinzwe na Claude. Yego. Pasteur Claude. Sibyo? Yego. Abanyamakuru rero urumva umunyamakuru yahunze. Yego. Ni inkuru. Ariko reka turengo yahungishijwe n'iki? Yego. Avuze ko yahungishijwe n'iki? Na sheke itazigamiye. Nge tuganira. Uganira na Joel. Oya wowe. Wowe turi kuganira. Ibyo bintu nari sanzwe mbizi. Wari ubizi ko Joel yahunze? Ahungishijwe na sheke. Kugera ku rwego n'uwayimuhaye. Yahamagaye umwe muri bagenzi banjye. Ambwa ati wamubabariye uyu mugabo ati ibintu kugira ngo akiranuke nugize gute nuri mufitiye. Ndabivugira iki?
damu nta mugabo utagira icyo bita ideni. Nawe tuganira ushobora kuba urifite. Ndarifite pe. Nanjye turi kuganira ndarifite. Niba hari n'abagore bari kudukurikira mushobora kuba mudafite amadeni ariko abagabo banyu bayafite. Kafate nk'urugero rwa hafi. Ngiye mfite umubyeyi wamaye 500,000 by'inguzanyo. Mbura ukuntu mwishyura. Turi kugendana. Ubahana ari natinye kongera kumuvugisha kuko ntarabona uko mwishyura. Kandi aho nari gutegura kuyakura byaranze. Sibyo? Ko ntago wamusinya sheke. Gusinya sheke wenda turaza kubigeraho. Bagire n'inama abantu mukina imikino yo gusinya sheke zitazigamiye. Urabona ko urumva nk'aba yirekuye neza irasa nk'ikurikira inkuru ya sheke yari ihari. Ubwo urumva havuyeho Joel nani havuyeho Pastor Mutesi yaze Joel. Sasa rero ikintu nababwira ni iki. Kimwe mu bintu abantu benshi damoro batajya batekerezaho benshi akenshi ikintu cyitwa amafaranga bibiri yitumuzi bibi. Iyo uyafashe numenye ukuntu aciye mu myanya y'intoki. Na Joel rero ashobora kuba aricyo kibazo agize gute yahuye nacyo. Tuganire ku byo tubona kuko ntituri mu buzima bwe privacy life ntago ari byiza bura kwinjira mu buzima kuko ibintu umuntu abiba nijya agira gute asarura. Iyo ni ihame. Rero kwinjira mu buzima bw'umuntu reka tubyihorere ariko dukore synthèse y'ibintu turi kubona ku ruhande. Urabizi ko niba mugenzi wawe yahahiraga kuri YouTube umisi ashize ubona ko n'amacano yadutse avuga ibyo bakamana amareverasi yagiye atandukanye abahanura abahembura abatanga indirimbo nshya urukumva abatanga amasezerano ababohora abantu abahubaha urukundo rw'Imana urukumva. Izi cano zose zagiye zikora hari ibintu zagiye zitanga bitandukanye n'ibitekerezo z'ibyo zashingiwe bitewe nuko imihanda yanyu muyita ngo ni iranyerera. Umuntu akagera ku rwego agira igitekerezo cyo gutangira abantu ngo agiye kubahembura aho kugira ngo ibihibahembura bikarangira azanye ibibanogonora. Umuntu agatangira cano avuga ati igicano tugiye gushinga tuzajya dutangaho impanuro ku bantu. Ubwo mpereye n'iyanyu ubwo byumva sibyo? Iyi cano dushinze umuyoboro wacu nuwo kuyobora abantu ku Mana. N'urugero nyine nguhaye izi cano rero nyuma yuko hadi zivuyemo uri kumva sibyo mumboni zababonye ko zikwiye kuvamo nyuma yuko nazo zimanutse ziva mu majyaruguru zijya mu majyepfo hari umuntu ashobora kuba donc urabizi ko akanwa kamenyeye kurya kabura gashaka gatoki kamenye gukomba birashoboka. Ariko nk'umuntu ufite umuryango mugari w'iyobokamana ati akaba hari abantu yabanye nabo niba koko uru rubanza rwaramugoye akwiye kuza kuri kamera akicara akabwira ukuntu byagenze abamushyigikira bakamufasha akishyura nta mugabo utagira ideni. Yes bakamufasha kwishyura se kandi bataramufashije kwera niho byavuyemo guhunga. Mvuze inshuti n'abavandimwe wese umunshuti marike inshuti utabona mu byago none ese robo wowe ufite amakuru sheke yaba yarahungishije Joel w'iyobokamana TV yari y'amafaranga ngari. Oya ibyo nakubwiye ngo nabonye kwinjira muri privacy life ntabwo nshaka kuvuga ibihumbi 100 nyirubwite wenda yari kwivugira miliyoni uri kumva ngewe ndeka nyirubwite burana ko ufite amakuru se ntabwo nshaka kubitangaza kuri hano kuri kumbuga nkoranyambaga kuko yishyuyeho makeya andarabura icyo cyo wenda cyo ndakiguhaye sibyo ku ideni yari afite yishyuyeho umuvandimwe makeya andagira gute arabura ariko umubare kuki twisanze ahantu wihangane ngerageze nindi kugerageza nimero ya Joel sinayibona ariko reka ngerageze iya mwene nyina the became
icyambwiye kiraba ari amakuru nta kidutangariza nubwo natakidutangariza nabyo is right ni uburenganzira bwiwe. Alo Iriwe neza Bikem. Iriwe neza. Ari gukorera Uganda nk'uko nyine umuntu wese ashobora kujya vuba ati reka nkorere hano hantu. Igihe runaka yajyanywe n'inkuru. Yego. Kandi ibyo biba ku banyamakuru bose. Yasohotse byakora akaba yajyanywe. Izo ni information mbitse. Yego. Ibindi biri hejuru y'ibyo bwite niho bifite amakuru. Reka nyir'ubwite akabitangaza. Bikereka ngushimire. Yego. Bikem nawe urumva ni umuvandimwe we. Kandi urumva nubwo bajya banavuga ngo iyo magara atewe hejuru oya ariko umuvandimwe aba ari umuvandimwe. Rega nanjye Joel n'umuvandimwe wanjye nawe n'umuvandimwe. Ese umuntu mukuru umurimo umwe aba ari umuvandimwe wawe. Aba ari umuvandimwe wawe. Kucyo wumva Bikem wenda avuze cyangwa se atangaje wumva avuga ati njya makuru mfite nuko Joel ari hehe? Ari Uganda. Kuba ari Uganda ho ntabwo agihakanye. Icyo kuvuga ko yahunze ntacyo atangaje ariko bitavuze ko wenda ashobora kuba atakiza. Birashoboka cyangwa se akaba adashatse kugitangaza. Kandi nase wowe kandi wavuze ko ukiza. No nyine ndavuze ngo birashoboka birashoboka ko yaba atakizi cyangwa birashoboka nuko adashaka kugitangaza. Yes, birashoboka ibyo bintu byose kuri version ye birashoboka sibyo. Nanakubwiye ngo sinabyiza uza kuba umugabo w'indarikwa. Sibyo? None kuri yishuye arega iyi nkuru ya Joel tubekiri iyi nta nkuru irimo. Kubera iki nta nkuru irimo? None si ibintu ni Joel ubivumbuye wenyine. Yashaka itazigamiye se. Ubu ni Joel ubugimageragere n'abagabo babonayo benshi bariyo babazira shaka itazigamiye. Bariyo benshi. None se. Ariko ku muntu nyine muri icyo gice buriya icyo nshobora wenda kuvuga uburyo itangazamakuru tubamo rya gospel imeze. Robert uyu munsi Robert ntago nge sinatinya kuvuga ko hari uburyo ushobora kubaho. Yego. Ariko hakaba hari abantu bawe ufite bagukunda ushobora kubahura n'ikibazo bitewe kandi mwahujwe n'aka kazi sibyo? Barahari mwahujwe n'uyu murimo. Yego. Buri muntu wese uri muri iki gisata cy'ibi bintu ntekereza ko abo bantu umazemo igihe reka mvuge gutyo. Yego. Ntekereza ko ari uburyo abo bantu baba gufata. Nyine ni inkuru mu buryo wowe uri kuvuga ati ndi kuyikora mu buryo buri positive. Ntabwo uri kuyikora duseka Joel. Yego. N'ibintu tuba turi gukora hari icyo byamumarira. Ku ruhande rumwe. Iki ni kintu yavuga ngo buriya ngo ujya gukira indwara arayirata. Ahubwo ikibazo ushobora kwibaza ni iki cyaba cyatinye Joel bigenda gutyo wenda atanarase cyangwa se avuge indwara ye. Damu case ya Sheikh itazigamiye hano muri iki gihugu. Murabizi ko ari case ni penal. Ni penal kugeza imbere y'ubushinjacyaha bikagenda gute sibyo? Rero icyaba cyaramuteye kuvuga ngo agiye gukora Uganda nuko abizi ko iyo case iri strong. First of all buriya umuntu w'umuhanga uranga Bikem abavuze kandi avuze neza. Abavuze cyane. Avuze neza ati ngiye amakuru ufite nuko ari gukorera Uganda. Ibya Musa azashaka azagira gute? Ni nkaho yakavuze ati ibibazo afite n'ibikemuka azagira gute? Azaza. Joel bwagiye nka Samusuri. Samusuri nawe yahunze Sheikh. N'abandi bazagenda reka. N'abandi bazagenda. Ariko ese RPM ya biri kuri kangahe? Nje nshakishashiriza henshi. Kandi nagiye kuza muri ibi mfite aho naturutse. Yes. Mfite mu ntabwo nahibagiwe. Nese nta kintu biba bimaze. Nese ugiye turi kuvugana twamara imyaka naje muri YouTube 2017 n'umunani. Ubu yageneye imyaka yose na Diweri ndahura muri Joel. Ntago
ntabwo yabura sibyo. Ariko niba ahuye na kese kerikonge sibyo, agahura na kese kerikonge, ntabwo twiye kumurimiraho itaka. Navuze ngo baba pasiteri yatwikiriye sibyo, baba pasiteri yahaye indabo, baba pasiteri bamwe batumye cano yimanuka. Yes, imanuka gute sa pasiteri bagize bari mu cyarebwa sibyo. None se saba niba yarazanaga batumirwa bakaba batakiza, nyine uvuga ati cano ye yatumye yamanutse kubera baba pasiteri abatumirwa bakoreshaga nubwo ntago kibakoresha, babona baramukwebye cyangwa niki. Ni hari igeze cyabayeho nyine yo bakamana akaba ari cano ya mbere ikaze mu Rwanda cyane. Ariko wisi uyu munsi si wazanye mu masharire se na Claude mu breakinze niwe wamuzanye, na Claude niwe wamuzanye. Mutesi turiho, Mutesi nta wundi wamuzanye. Bose abantu bose ba mamiliyoneri bose bande bose zini pro. Ninde se Joel atazanye? Uzika abo ngabo turi kubona bari kurya amafaranga muri iki gihe bari gushenyinga. Yego, bose ni produit za Mutesi za Joel yazanye. Yego bose. Rero mw'abantu mwe ibyo yababibyemo namwe mu mwishyure, mumufashe. Niba ari iyo kese afite mumufashe mu mwishyure. Tuwe finite limit. Biramutse byageze mu mutabera se cyangwa kwishyura hari icyo byaba bikimaze. Nyirabyo se ntabwo agenda akasoringisha. Kirangira ryari se kiracyaha icyo umucamanza ategetse. Yego, kuko bagwaye sheke itazigamiye bayiguha ukajya kwiripotinga mu nzego. Yego, already icyaha kiba cyamaze kugenza gute gukorwa, kuba registre. Yego, icyaha kiba cyamaze gukorwa. Kugarura amafaranga yo nguje kwishyura wa muntu ntabwo bikuraho cya cyaha cy'uko wasinye sheke itazigamiye. sheke itagenje gute itazigamiye. Ahubwo ikintu ngiye buriya ndatekereza ni iki cyaba cyaramuteye gusinya sheke itazigamiye. Uwo muntu ari yamushyizeho icyuma cyangwa yashyizeho yizeye ko ubona icyo gihe zaba yagezeho amafaranga. Yes, yarazi ko azaba yayabonye akajya kuyarumita kuri banki, cyangwa se wenda baba pasiteri baramubeshye kuyamushyiriraho. Buriya we niwe tuzumva verisiyo ye. Kandi urumva niba kesi imeze gutyo, ngiye numvaga iyo wasinye sheke itazigamiye ukaba wenda wayabuze igihe wayabonye umunyirayo ashobora kugenda akasoringa ikirego. Ariko niba ari uko bimeze mu makuru mfite ntabwo ubwishyu ntabwo bukura icyaha cya sheke itazigamiye. Sheke itazigamiye ikuze ku bantu benshi. Na nyiri BTN TV ari mu igorero rya Mageragere nawe ari cyo azira. Azira icyaha cya sheke itazigamiye $2,000,000 kandi ntabwo ntekereza ko yari kuzibura. Ntabwo yari kuzibura kandi ashobora gukatira igihe kirekire, ni mu myaka 2. Reka tumwihanganishe damu. Ariko i Bugande se ntihari mu murimo bayongwe bariyo. Ariko ikintu wenda ubone cyaba n'abakozi b'Imana sometimes system yahangahe mu gihugu nanera bagata birukanyiriza Uganda. Ukivuga heke hari benshi ari bayongwe, hari ba pastor Yima, hari bandi benshi ba Saturday ariko nabonye ngafite n'ubukwe. Hari abari kugeraho bagahita bashaka abandi bagore. Hari ikibazo umuntu akubaza kugira ngo gisubize ukabanza wakaraga ibyumba by'ibitekerezo ukabanza ukajugunya hirya no hino sibyo. Ukareba ariko reka mvuga iki kintu nkunda kukivuga kandi nzahora nyivuga. Urabona iyo umuntu akwigishije inyuguti y'icyapa uba yandika gutya akashyiraho i bakamanura akarongo ukabimira. Iyo hagize undi uzuka kwigisha ngo i bayandika gutya bagashyiraho akadomo hejuru. Uyu muntu itumuhakanya kubera ko igiye yuzi n'inyuguti y'icyapa. Abantu b'abanyamadini bigishijwe inyuguti y'icyapa. Bibiliya yigisha inyuguti ntoya. Turi kugendana. Ni no mpamvu iyo babwiye ngo iyi nyuguti ntoya nayo yitwa i. Barakuvuga ati vuga uvuye ahangaha. Hari ibintu byagiye byigishwa uri kumva byitwa ijambo ry'Imana, byitwa iyobokamana uri kumva atari ryo. Kafata urugero rwa hafi. Nk'ubu ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo twambare intwaro zose
ariko uyu munsi abantu bambaye intwari imwe niyo birwa babungana agakiza yera yakijijwe turi kugendana hareba mu gituza kwizera kwe ugasanga ntago hakingiye imyambira hita wareba inkweto iyo izo inkweto ngo ariko ubutumwa bwiza ari kuvuga ngo yambaye ugasanga ni pirate zimwe zo ku rwego rwo hejuru rero wakiyambura igihugu cyawe ngo uragiye ngo umurimo ngo wakunaniye nk'uko wari ubimbajije niyo wajya Uganda ikikurimo n'ubundi muragendana yego ikikurimo ubwo nahoranije ibintu byinshi cyane n'uyu Joel turi kuvuga niba yavuye mu Rwanda ari Joel utagira ngo nagaragera Uganda akaba Joel ntago ari buhinduke ngo nuko ageze Uganda ntago ari ikibazo cyo kunanirwa gukorera umurimo inaha ikibazo gihari ni ukurerwa nabi mu byitwa iby'umwuka ndavuga ngo ireme ry'ubukirisitu hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni hafi ya naryo kubera iyihe mpamvu ari uwigishwa n'uwigishwa nta kintu bafite ku muntu ushobora kuba warasomye ijambo ry'Imana neza nta nubwo ashobora no kugera kuri kesi yo kujya gusinya sheke itazigamiye ibyo nacyo ni ikinyoma nagusomera ya jambo kugira ngo nze kuza muri closing hari ibintu Imana yanga urunuka nabwo n'ububandi kuba wabeshye ni ikinyoma kiri muri wowe indani kandi reka mbwire n'abantu bigishijwe ubutumwa bwiza nabi turi kugendana ntabwo abantu tuzajya mu ijuru kuko tudakora ibyaha tuzajya mu ijuru kuko twizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu hanyuma agakora iki akadukiza ibyari byaragize gute byaratunaniye ngibyo bita ubutumwa bwiza kwiba muri twebwe byari birimo n'uyu munsi wanjyana aho biba nkirwana nabo kamere yambyukana nanjye nkiba niyo mpamvu nakubwiye ngo singiye kurimiraho umuvandimwe icyo gikorwa yakoze si we wakivumbuye wenyine ibyo umuntu abamo nibyo asa nabyo sibyo ibyo umuntu atekereza nibyo agezeho amaguru ye rero ikibazo warumbajije ntabwo ikibazo ari icy'abakozi b'Imana bitero bakajya Uganda n'ubundi bamwe iyo bagezeyo njya mbabona batangiye guhindura ibitekerezo ngo wagiye muri politike uri kumva wareba Imana bavugaga bari kuvuga ugasanga ntibayizi ariko n'ubundi Robert avuye inaha yararezwe neza mu by'umwuka niyo yajya Uganda yagumya kuba ari Robert naho Karebu yabwiye Yosuwa aravuga ati ngewe rero utandeba gutya zambaraga nateranaga kera n'uyu munsi nizo ngize gute iterana wenda ku ruhande rumwe niki wabwira wenda tugana ku musozo nta mpamvu yo gutinda cyane gishamikiye kuri iyi nkuru reka mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi noneho mbwire abitwa abanyamadini urukumva n'abari mu ishyanga ryera kuko ni ibice bitatu abaturage basanzwe abanyamadini n'abantu bakijijwe iki cyaha cy'ikinyoma Imana cyangwa urunuka ni kizira mu maso y'Imana rero mwongere mujye kuzira ijambo nabasomera riri mu Migani 6:16 rivuga ibintu birindwi Imana yanga ujye wicara on your mind ubalancing kandi ubwo nubwo biravuze ngo abagabo b'indarikwa uri kumva icyo bita indarikwa ni umuntu bararitse uri kumva ngo aze mu cyo bita ubujajwa kariyeri y'injajwa urayizi nibo bita abagabo b'iki indarikwa nta muntu mvuze nubona umugabo watangiye gukora imirimo itari Bibiliya ivuga ko umugabo w'indari abagabo bakora imirimo itari iyabo utundi tuntu two kuvuga ntabwo twari utw'abagabo ari utw'abagore oya niba uri kubyivugira ubwo ikindi ni ugutegereza verisiyo ye icyo wazatangaza yego abantu bakamenya wenda icyo gusa reality hari ni niyo kese nayo irimo byatumye agenda tube clear iyo aho njye nacyankoze kuko nifite amakuru uri kumva ahagije umuvandimwe araduhamagara tuvuga ati mwambwiriye umuvandimwe akanyishyura ko ngiye guteza iyi sheke iyo ni rumba ni reality bimaze n'amezi arenga nk'atatu je pense no bisa n'ibyabaye nko mu kwa gatatu gutyo
mu kwa gatatu yes k'uyu mwaka birangarahunga kandi urumva nawe urashobora kuba yaranaje bati imyaka 2 mageragere na cyangwa se n'ari hejuru cyane. Uvuga iki kuri karuma? Abantu benshi bavuga ati ni karuma. Nge ntabwo ibya karuma mbyizerera, sinizera muri karuma. Karuma ni imyizerere y'abantu bo muri west, uri kumva bo muri Aziya. Iyo ni imyizerere rega nge nizera Yesu ko ari umwami n'umukiza ati ubona wana muri icyo gisata ibyo bintu bya karuma nge ntabwo byize, nizera ko uwayorwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana, abakora ibyaha bose ari abasatani. navuga ati ibintu by'ibyo barimo bayitubaza abanyamakuru benshi barishije abantu bari iby'imfubyi ati nibategereze time izabagaruka. Gusa ikintu nemera cyo ikintu gishobora kumanura Imana mu ijuru ni ijwi ry'imfubyi, ijwi ry'umupfakazi, ijwi ry'umusuhuke, ijwi ry'umukene. Icyo cyo rimanura Imana mu ijuru ikaza kugira utuntu yikora gake gake, kandi Imana ikora Imana ibamugisha. Abakozi ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.